akana gato cyane kari mu bintu by'amaswime ariko abona kambaye agakufi. Abonye agakufi akana kambaye gato k'uruhinja uwo mubyeyi yari afite kera ku ifoto yari imanitse aho muri salo, abona gasa n'agakufi Robert agiriwe mu rugo Olivia yari yarakunze ariko Robert akakamwima. Ni agakufi yahoraga amusaba ariko Robert yarakamwimye yaranze kukamuha. Abonye bisa yumva mu mutwe birahindutse, yumva ibintu arimo ntabwo abizi, yibuka ukuntu Sofia yabwiye Robert icyo gihe Robert Olivia amufasha ari kumukura muri iyo ntambara bari barimo, kuko Sofia yaramubwiye ati mujyane umushyire mama we. Mama wawe ntabwo ari mama wawe wa nyawe, kuko mama wawe ni umugore witwaga Monica wari nyiri iyi mitungo yose yapfuye ari kubyara. Bitewe n'uko Vincent yari yaramushatse nta rukundo rubirimo, ahubwo akurikiye imitungo y'iwabo Monica, Vincent yabujije umuntu uwo ari we wese gufasha mama wawe kugira ngo abe yarokoka. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Ep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Ngo haye ikaze ku gice cya gatatu cy'inkuru yacu. Nizere ko nyine nubwo twatinze kugwa igice cya gatatu ariko nyine bitari bukubuze gusoza iyi nkuru. Iki gice nicyo gisoza iyi nkuru, wihangane rwose ugikurikire nyine kandi uyisoze uyirangize. Twaratinze kubera imbogamizi nyinshi nawe n'utuntu twinshi, ariko uyu munsi iyi nkuru irarangira. Reka rero dukurikire twumve uko byarangiye. Duherukana mu gitondo cya kare muri karitsiye ya Robert yabagamo, hagenderewe na Sofia ndetse n'umuhungu wa George Thomas. Abarara ba Robert bababonye bahise babahagarika, bababuza kurenga aho ngaho. Aho bageze bababwira ati ntago murenga aho ngaho. Ubwo rero bari bageze mu matware y'abarara b'imihanda, ntabwo bagombaga kuzamura umutwe kuko barara bari guhita babakubita bakabaha isomo ritabaho. Ubwo baparitse imodoka bavamo, bababajije nyine abo bashaka, bavuga ko bashaka umusore witwa Robert. Robert rwose yarazwi, ariko Robert ubwo bakiri no kubaza bajujura, areba imbere hari abantu bahagaze, aribwo yari atashye nyine asanga abantu bahagaze, baba baranamubonye nabo. Mu by'ukuri Robert yari aherutse Sofia ubwo we na Vincent bazaga kwiba umwana bakanica umugabo wamureze witwaga Jacob wari nk'umubyeyi we. Ubwo Robert akiri ku ruhande mu bitekerezo, yari atewe no kwibuka uwo mugore umuhagaze iruhande yari aherutse mu myaka irenga 20 yari ishize. Aramubaza ati se yitonze, noneho uragenzwa n'iki? Uranshakaho iki? Uranshakaho iki wa mugore we? Sofia ati wa musore we rero wihangane ku byabaye kuri so, ariko kera ukiri umwana twakoze duyiru kandi uzi ko yarangiye. Ubwo Robert n'umujinya n'uburakari mu kiganiro rwose gituje kirimo uburakari bwinshi, ngo abarara bari hafi aho ariko batabegereye neza, begeye ku ruhande kuko Robert yari yabegejeyo kugira aganire n'abo bantu yari abonye. Thomas nawe niko yari ahagaze aho ari kumwe na Sofia. Thomas atazi ibyo bari kuganiraho ariko ari kubumva. Robert ababwiye Sofia ati uriya ntabwo yigeze aba data, nanjye nabimenye nyuma, gusa yarandeze kandi warahemutse, ahubwo sinzi icyo uri gushaka ahangaha. Ngo Sofia ahita amubwira ati rero wa musore we, ibyo ntibindeba, menya ko wishyuriwe icyo wakoze icyo gihe, akazi warakishyuriwe kandi amafaranga menshi warayahawe. Washimuse umwana w'umukobwa, twarabiguhembeye, diru yanjye nawe yararangiye. Niba ushaka amahoro erekeraho imikino urimo, kuko ntabwo rwose wowe wenda gusubiza ibihe inyuma. Nitwe tugufiteho ijambo wambobowe. Nukomeza gukina muri ibi ngibi ntabwo uri bumenye ikigukubise. Ahangaha turahatwika, urarimbukana n'izi nzererezi wirirwa uyoboye ahangaha. Robert akiri aho yibajije umukobwa bari kuvugaho, umukobwa ndetse n'ibintu bari kuvugaho, ayoberwa ibyo ari byo, biramucanga. Niko kubwira Sofia ati se n'ibiki wowe uri kumbwira, byo muruvuga n'ibiki? Wowe mukobwa se uri kumbwira njyewe? N'umujinya mwinshi cyane umusore wo mu bakire Thomas yahisemo umujinya mwisha sunikira Robert hejuru, amubwira ati wagicucu, niba ushaka kubaho jya kure ya Olivia, niba utemera ibyo bakubwiye uzabyemera uri kuva amaraso menshi cyane kandi uzaba uri gupfa wa musazi we. Ubu ko Thomas abimubwira niko yasumnikaga nyine Robert wari ufite ibibaraga byinshi, yahise nyine avuna akaboko Thomas, umwana wo mu bakire, ahita amukubita nka hariya. Thomas agwa hasi, wari wambaye amakositime arirenga, ariko nyine abarinzi bahita baza bafata Robert. Ubwo abarara nabo bahita baza. Sofia ahita ahosha abwira Thomas ko bakwiye kugenda, ariko abwira Robert amwegereye ati Olivia mwaramuduhaye, twaramuguze kandi byararangiye,
ntuzongere kwihemukira utuma aza hano cyangwa ukora ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma uhura nawe. Nibiba gutyo nzaza ntari njyenyine kandi ubuzima bwawe buzarimbuka burundu. Nibwo Robert yari amenye neza ko umukobwa wo mu bakire aho yibye nyine umukobwa wo mu bakire yirwanaga nawe. Umukobwa yari amaze hafi imyaka 10 yaraje gushaka mu mujyi, yaranabiritse yaranamubuze ko ari uwo nguwo birirwana w'ahantu hamwe yagiye kwiba mu hantu henshi yibaga, akamugendaho akamubaho akamara amazi agahora amugendaho. Robert yageze mu rugo yaguye mu imbeho, yacitse intege, afata mu ntoki ka gakufi yatoraguye hasi bari barambitse agahinja, maze ararira aratatsikimba ati ndamubonye, nyuma na nyuma ndamubonye we. Robert yari ari gutitira umutima udiha, icyaha yari amaze imyaka hafi 15-20 yishinja yari abiboneye igisubizo, gusa byaramugoye cyane kubaho muri ubwo buzima no kugisubiza byamubanye ihurizo. Ubwo Olivia utari uzi ibijya mbere, utari uzi inkuru imukinirwaho, utari uzi ruhe na ruhe, ubwo yarongeye aratoroka iwabo ajya kureba wa musore w'umukene, igisambo yibanda umusore wakuriye ku muhanda yarasigaye amukunda cyane. Ubwo Olivia yasanze Robert aryamye ari kurira nta kabaraga, aratungurwa cyane, yibaza icyabaye, nawe atangira kurira. Yari yarakunze Robert ku rwego rwo hejuru. Ubwo atangira kubwira Robert ati uri umunyembaraga, uri umusore wifitemo ubushobozi byuzuye rwose, uri umusore wabasha kuguruka, uri umusore rwose ushobora gukora ibintu byananiye abandi, uri umusore ufite intego mu buzima bwawe kandi uri umukandida mwiza wo gutera imbere ukabaho uko ubishaka, kuko uri umusore mwiza wihagazeho rwose. Reka kurira, ntago bikubereye rwose, udatuma nanjye ndira kandi wibintera rwose, mbabarira. Olivia yabonye Robert yari asanzwe azi yahindutse, yabaye umuntu uri muri shock itabaho, amaze gucika intege, mbese yahindutse undi Robert. Ahubwo icyo Robert ari gukora ari ukureba Olivia gusa, nta kindi kintu ari kuvuga. Amarira ari kumanuka agakora mu musatsi, agakora mu isura ya Olivia. Olivia nawe abona Robert ameze nk'umuntu baroze, aramuturisha, maze Olivia aramusezera arataha. Olivia yatashye ari kwibaza ibintu byabaye kuri Robert, nta gisubizo yari abifitiye. Maze Olivia yageze mu rugo yasanze se yiteguye yanamutegereje, atangira kumubwira ati dawe mbabarira, ahita amukubita inshyi nyinshi cyane mu matwi nk'ibisanzwe, amatwi arayamenagura. Mu marira n'agahinda kenshi Olivia yaratuje, ahagarara ari kudandabirana, ari no kurira, abwira papa we ati papa, mu byubahiro nkugomba, iki nicyo gihe rwose ngo umenye ko nakuze, nabaye umukobwa, narakuze, ubu ngubu ndi inkumi rwose, komeza kunkubitagura inshyi birambabaza kandi binshyira mu isi rwose ntifuza kubamo. Ntabwo rwose wankundira no kubona umunota byibura n'umusegonda ngo mbeho ntuje, ntabwo ibingibi byakunda, ntabwo wakomeza rwose kundinda isi yo hanze rwose, winyitambika mu nzira zanjye, winyitambika rwose, ntabwo byankundira kandi nawe ntibyagukundira, kuko nyine niho mbona umunezero, niho mbona umunezero ntigera mbona muri uru rugo, niho mbona umunezero ntigeze mbona muri uru rugo rwose. Birambabaza kurushaho iyo mbona unyitwaraho gutyo nkubita kandi ubona narakuze rwose, wambabariye kuko kubera icyo ukora ibi ngibi. Ngo Vincent atavuze n'ijambo na rimwe yarongeye akubita Olivia urundi rushyi rwiza. Ubwo umukobwa yahise amucaho, ahita ajya mu cyumba cye, aragenda ararira, araboroga, yizingira mu mashuka ararira, yanga guhora. Bigeze nka saa 7 Olivia akiri kurira yizingiye mu mashuka, afata telefone ye yandikira Robert ati ndakwinginze ngwino nkuraha, ntarapfa ngo nkubure nawe umbure. Ubwo Robert yabonye message, none wahita ashiduka, ari saa 7 z'ijoro, ibintu yumva birahindutse, abona agiye kubura umukobwa. Yumvise ubutumwa mwandikiye bugoye, yibuka igihe yaherutse kumwandikira nabwo yarabiciye amazi. Robert yahise afata umwanzuro, ahita ajya mu ijoro, aragenda acikisha Olivia, baca mu idirishya. Olivia aragenda we na Robert, afite akamodoka yari yaratiye inshuti ye, aramujyana kure cyane ahantu hegereye aho Emma ndetse na Daniel bari batuye, kure cyane y'umujyi. Ubwo ngubwo Olivia ubwe nta makuru na make yari yifiteho, kuko ntiyaranazi rwose ko Robert yakunze ari we musore uhorana intimba imucira urubanza rwo gutandukanya umwana n'ababyeyi be, kandi uwo mwana ari we Olivia. Ubwo mu rukerera baraye bagenda bagiye kure cyane, nyine kerera cyane kure y'umujyi. Robert yaparitse akamodoka bari barimo, abwira Olivia ati urumva umeze ute? Olivia aramusubiza ati mfite agahinda k'igihe kirekire, ariko ndumva kuba ndi mu maboko yawe rwose, ndi mu maboko mazima, ndumva ubuzima bwanjye butuje, ndumva amarira yanjye ari gukama, ndumva rwose ntuje kuko ndi kumwe n'umuntu mpora nifuza kuba ndi kumwe ubuzima bwanjye bwose
zigaje ku isi. Olivia abaza Robert ati none se ubu uri kwiyumva ute? Robert aramubwira ati njye ni ibisanzwe kana ko mu bakire ni ibisanzwe, gusa nyine nta nubwo bisanzwe. Robert wari uri kwiruhutsa inshuro nyinshi Olivia ari kumureba, kuko nyine kuva mu munsi wari wabanjirije uwo bari barimo Olivia yari yabonye ko Robert yahindutse, yagikonje, atagifite amashyagaga na morale yahoranaga nk'ikirara. Ubwo Olivia aramubwira ati none se harakurikira iki? Olivia yarafashe Robert amuryamye mu gituza, bahagaze bavuye mu modoka ari mu rukerera mu masaa 10, bitegeye imisozi yari hakurya yabo, igitondo cyenda kuguza ngo izuba rimurike. Ubwo Olivia yaramubajije ati none se harakurikiraho iki? Turerekeza hehe cyangwa se tugiye gukora iki kuko ngo? Robert yaramurebye amukora mu maso. Ubwo ibyari muri Robert mu mutwe we ni ukubona umukobwa yamaze imyaka y'ubuzima bwe bwose ashaka hafi 15 yaranabiretse atazi ko azamubona. Icyari kiri mu mutwe we ni agahinda Emma na Daniel bahorana, ni agahinda Emma ahorana ko kwibuka umwana we buri mwaka munsi y'igiti ku musaraba bari barahashyize, bigaragaza ko nyine bashyinguye uruhinja rwabo rw'umukobwa bari bamaze imyaka hafi 21 barabuze, barambuwe batabishaka. Ubwo yarebye nyine Olivia aramubwira ati Olivia aramubwira ati karame. Robert aramubwira ati ngiye kugukura mu cyiciro cy'ubuzima bwa gikire wakuriyemo ngo tuze mu buzima bwa gikene nisanzemo. Ahubwo se urabyiteguye? Witeguye kwibagirwa ibyiza byose by'ubukire wakuriyemo ukakira imiruho n'agahinda by'ubukene ngo wansanzemo? Olivia yaramurebye mu maso aramubwira ati Robert, mu gihe turi kumwe niteguye kubaho ubuzima bwose njye nawe tuzabanamo, nditeguye rwose. Ubwo ngubwo Robert wari ufite akamodoka nyine gashaje cyane yahise akatsa ajyana Olivia aho ababyeyi be batuye kure mu cyaro ku musozi bari bari kureba, gusa ntiyigeze abwira Olivia aho bari kujya cyangwa aho berekeye. Ubwo kwa Vincent, Sophia yari yakubiswe yabaye intere, umutima wa Sophia wari umaze kurambirwa byuzuye rwose n'ubugome yakorerwaga na Vincent ku buryo buteye ubwoba. Vincent yari yakubise ahantu hose, yamukubise rwose amubaza aho umukobwa ashinzwe ari we Olivia ari, ariko Sophia nta makuru yari afite ikintu icyo ari cyo cyose cyicika bya Olivia, kuko nyine Robert yari yamucishije mu idirishya banyuze hanze y'icyumba cya Olivia, bamanukiye inyuma y'inzu, kuko nyine Olivia yararaga hejuru muri etage ya 3. Ubwo George wari umusirikare ukomeye cyane yahise abaza Vincent niba Olivia afite telefone, bityo bakaba bayikoresha bagakurura ahantu ari, bakaba bamenya ahantu aherereye. Vincent yamubwiye ko telefone nayo yagiye nta yari kubona, ahantu hose bayibuze, bahita babyumva ko ubwo Olivia telefone akiyifite ari kuyigendana. Reri yandikiye Olivia abonye ko ibintu byakomeye, amubwira ati rwose Olivia, ibintu hano byakomeye, bari kugushakisha cyane rwose, ugende ntuzagaruke kandi umbabarire ku byo nakoze, kuba naratumye bamenya rwose yuko uziranye n'umusore witwa Robert. Umbabarire rwose, ntabwo nari mbizi ko nyine bazakurakarira kuri urwo rwego, ndagukunda ariko umbabarire wigira aho ugiye ntuzagaruke n'ahangaha, wigire mu buzima ukunda kandi wishimiye. Ubwo Robert na Olivia bari bageze hafi rwose n'urugo rwo kwa Emma ndetse na Daniel. Igicuku cyari cyagiye, hari ku gasusuruko mu rukerera hafi saa 12. Ubwo Robert mu mutima we yaragaruye mu maboko yabo umukobwa bari barabuze, yaramushimusa kirakana k'icyumweru n'igice, kandi rwose ari ikintu yicujije ubuzima bwe bwose. Ubwo ngubwo Robert wakundaga kubwira Olivia ngo ni icyifuza mu buzima bwe. Ubwo Robert bakiri aho bari mu modoka, Olivia yabajije Robert ati none se aha ni hehe, tuje hehe? Olivia arebye hakurya, abona intama, abona ibiraro by'inka, abona ahantu heza, abona ahantu abantu bahinga ibigori byinshi, ahantu nyine mu gishanga heza, ariko hari inzu nkeya cyane hafi 2-3 zitaruye ziri zonyine. Ni ahantu yarageze bwa mbere. Ubwo Robert aramureba aramubwira ati ese mu buzima bwawe ni iki kintu ujya wumva wasaba nk'icyifuzo mu buzima bwawe? Olivia aramubwiye ati njyewe uko nakuze nakuriye mu gahinda kenshi, nakuriye mu gahinda gakabije, ariko bambwiye ngo nifuze ikintu nakifuza ni mama wanjye. Mama wanjye niwe muntu nkumbura ntamuzi, kuko papa abaho ameze nk'uwapfuye n'ubundi igice kimwe mu maso yanjye. Iteka arantoteza, iteka arankubita, ambuza uburenganzira bwanjye, anshyiraho uburinzi budasanzwe, arambangamira, nta byishimo nigeze mu buzima bwanjye. Wenda mami yaza kubaho akaramba ntapfe muri ubu buzima ndimo, niwe wenda mba mpungiraho akamara imibabaro yose nterwa na data kuri iki gihe. Nicyo kintu nakifuza ndamutse ndi kwifuza ikintu nahabwa mu buzima.
Robert yaratekereje, umutima yumva urahindutse, yumva intimba iramwishe. Aho bari mu modoka, afata ukuboko kwa Olivia yari yamushyizeho akwikuraho, afungura imodoka, asohoka aramubwira ati gumaho ndaje. Robert yari agiye kureba hakurya ko ntabwo hari kure cyane, inzu yari ari kuyireba harimo metero nka 50 gusa, ngo abwire Emma ndetse n'umugabo we Daniel abashyikirize umwana wabo w'umukobwa bamaze imyaka 21 barashyinguye, bamaze imyaka 21 baririra. Emma amaze umwaka 21 aririra, ahamagara, asengera, ariko bitakunda, yaramubuze. Ubwo ngubwo Olivia yahise amubwira ati none se ugiye hehe ko ushaka kunsigana none ndi njyenyine, bite byawe ushaka kunsiga? Gusa Olivia ntabwo yari abizi ko Robert yamuzanye kumushyikiriza papa we, yamuzanye kumushyikiriza mama we Emma wari umaze imyaka yose hafi 21 aririra umukobwa we yibwa amureba, akamubura amanzaganye. Robert ari kugenda yabwiye Olivia ati erega gumaho mu modoka, ndaje rwose mu kanya kandi ntabwo ntinda. Ubwo niko Robert yari ari guhindukira nyine anagenda ajya kureba Emma ndetse n'umugabo we Daniel ngo bashyikirize umwana bari barabuze. Ubwo mu gihe Robert akimara gutera intambwe hafi 30 avuye aho Olivia yari amusize mu modoka, abura nk'intambwe 20 ngo ahamagara Emma ndetse na Daniel ngo baza bashyikirize umwana wabo. Geze hafi ari kureba varandere y'inzu ngiye gutangira kubahamagara, yumvise urusaku rwinshi cyane, ahindukiye abona Olivia bari kumupakira mu modoka, kandi yaraje guhigura umuhigo n'umutwaro yari yikoreye imyaka myinshi cyane irenga 15. Binyuze mu kumusubiza ababyeyi, yabonye bamupakira mu modoka zari ebyiri ziri kure, baba baramujyanye. Robert wari utaragera no ku muryango kwa Emma yahise yumva yijimye umutwe, ahita asubira inyuma yirukanka, hari nako ahamagara Olivia, ariko nyine yari yakererewe kuko imodoka itwaye umukobwa yahise yirukanka cyane rwose iramusiga. Inyuma ye hahise haturuka indi modoka ihita imukubitira mugonga, yashidutse ubwe yisanga afungiranye muri butu y'imodoka, atazi yari atazi niyari kujya. Ubwo Olivia bamaze kumugeza nyine kwa Vincent, bahise bongera bamushinga Sofia wari wakubiswe yabaye intere, kuko Vincent yari yamukubise rwose. Sofia nawe yarambiwe ubuzima, niko guhita yiheba, ashaka kuvamo noneho undi muntu wo kugambanira Vincent. Ubwo bahesanye Olivia bamushushubikanya, bahita bamushyira mu cyumba, ari kurira amarira menshi cyane, bamutandukanyije na Robert, atazi Robert ari, bamushyira mu cyumba, niko gutegeka Sofia gucunga umukobwa atongera gucika kugeza igihe asinyiye ko abaye umugore burundu wa Thomas, umuhungu wa George. Olivia aramubwira ati ibi bintu ni ibiki biba biri kumbaho, ibi bintu kuko ni ibiki, kuki batumva yuko nge nagira uburenganzira bwanjye, kuki batumva yuko nabaho uko nifuza, kuki mumbaho buri gihe mumbangamira, kubera iki papa nkorera ibi bintu, kuki papa anyangiza ubuzima bigeze ahangaha. Sofia yari yakubiswe, Sofia yari yabaye intere, yakubiswe na Vincent, yamushyizeho ibikomere byinshi cyane, yisize ku buryo Olivia atamenye icyabaye, ariko yari yamuhemukiye. Sofia yahise afata umwanzuro wo kubwira Olivia ibijya mbere byose, ndetse amumenera n'amabanga yose ya Vincent, kuko n'ubundi yari yabibonye ko Vincent namara kubona imitungo yose ari buze kumwica, nyine ari buze kwica Sofia. Sofia yari yabibonye kuko yari amuzi bihagije. Sofia nawe yabonye ko ari buze kuvamo ahombye agapfa, aravuga ati ntabwo napfa guhomba burundu ngo maze Vincent we mureke abeho ubuzima yifuje kuva kera. Bari mu cyumba, Sofia agiye kwambika ikanzu nyine y'umugeni, Olivia yaramwicaje ku buriri, aramubwira ati Olivia rero mwana wanjye hari ikintu nshaka kukubwira. Ubwo Sofia yabwiye Olivia ati ntega amatwi, ibi bintu byose ntabwo ari uko byari bimeze. Mama wawe yapfuye kera cyane, yapfuye ari kubyara. Mama wawe ntabwo ari mama wawe wa nyawe, kuko mama wawe ni umugore witwaga Monica wari nyiri iyi mitungo yose, yapfuye ari kubyara. Bitewe n'uko Vincent yari yaramushatse nta rukundo rubirimo, ahubwo akurikiye imitungo y'iwabo Monica, Vincent yabujije umuntu uwo ari we wese gufasha mama wawe kugira ngo abe yarokoka, ahubwo ategeka ko harokoka umwana we, kuko yari amaze kumenya yuko Monica yamuhishe ko arwaye indwara izatuma atabyara ngo akomeze kubaho, ahubwo nyine abimenya nyuma, ari nako gutoteza Monica cyane. Yari yaramugize igikoresho cy'ubuzima bwe, nta rukundo yigeze amukunda, ahubwo yari yarakurikiye amafaranga yonyine kuri Monica. Ubwo Monica ari kubyara byarangiye yapfuye,
ariko Monica mbere y'uko apfa yari yasize inyandiko n'amasezerano yemeza ko naramuka agize icyaba agapfa, umuhungu we cyangwa se umukobwa we uwo yari bubyare wese ari uzandikwaho ibyo byose, iyo mitungo yose akaba ari uyandikwaho, bitaba bityo cyangwa akagira ikiba ku mwana we, imitungo ndetse n'amafaranga byose byari bimwanditseho bizoherezwa mu miryango itabara imbabare, kuko yari umukobwa ukomoka mu muryango w'abaherwe. Rero Vincent abonye Monica apfuye, abonye n'umwana yari atwite apfuye, yahise afata umwanzuro wo gushaka umwana w'umukobwa ukiri muto arera, kugira ngo ari uzitirirwa uwo mwana upfanye na nyina, uwo wapfanye nyine na Monica. Uwo mwana w'umukobwa rero twagiye kumushimuta, tumwaka ababyeyi be, turamurera, arakura, ndetse uwo mwana niwe ugomba guhabwa imitungo yose n'amafaranga yasizwe na Monica, kuko niwe mwana uzwi nk'umwana wa Monica, ariko akabihabwa namara gushakana n'umugabo cyangwa n'umugore nk'uko Monica yari yarabivuze. Ubwo rero uwo mwana ni wowe, uwo mwana twakoreye ibyo bintu, uwo mwana ugomba kwandikwaho ibyo byose ni wowe, kandi ni wowe ubihabwa nyuma yo gushakana n'umugabo ari we Thomas. Izo rero nizo mpamvu Vincent rwose ntabwo ari papa wawe, ahubwo ni umugabo wagushimuse, turakurera kugira ngo imitungo yose Vincent ayegukane, kuko iyo haza kugira ikindi kiba bikagenda gutya akabireka, imitungo yose ukuyemo iyo yahahanye na Monica, kandi iyo nta na 2% ihari, yari kwigendera igahabwa imbabare, leta ikayitanga n'imiryango ifasha imbabare ku isi hose. Ubwo Olivia nibwo yari akimenya ukuri kw'ibyamubayeho, arababara, ararira, abura uko abigenza, agwa hasi, amanuka hasi, umutima we wuzura ikiniga, amarira amurenga. Ariko Sofia aramubwira ati iyo umanganye, kuko papa wawe naza ntutuma amenya ko wamenye ibi, kuko arahita anyica kandi nawe arahita kwica. Iwe naza wiyumanganye, ukora ibintu byose neza, ubihorere, amafaranga nushaka ubisinyire, ubareke, maze wowe wigendere wibanire n'uriya musore, kuko uriya musore aragukunda, nawe narokoka uyu munsi kuko bapanze kumwica. Ubwo ngubwo Olivia hashize umwanya, ise yaraje nyine, Vincent cya gisambo kimwifatishwaho neza, arambwira ati Olivia mwana wanjye, nakureze igihe kirekire, uyu munsi nawe utegereje igihe kirekire, none birageze, urabaye. Ni ukuri kose nishimishijwe no kugushyingira mu rugo rwiza, mu rugo rugukunda, kwa George. Thomas aragukunda, ibi bintu byose uri kujyamo ntukigere utekereza kubisubiramo rwose mwana wanjye, ntuze kunsebya, wemere ubane na Thomas. Ubwo umunsi warageze, mu rusengero hagombaga kubera umuhango wo gushyingira no gusinyira amasezerano ya nyuma y'uko imitungo yose ivuye kuri Monica ikajya kuri Olivia, n'amabanki yose afite amafaranga ku makonti agomba guhita transferwa kuri konti ya Olivia. Bose bari aho bategereje ko Olivia ashyingiranwa na Thomas. Kubera Thomas yari umwana w'umukire, yari yazanye Robert, bari bakupise, babaye indembe, bamuzanye bamuziritse ngo arebe uburyo ari buze kwitwarira umukobwa yakunze ubuzima bwe bwose, abireba nka televiziyo nk'ureba filime. Ubwo ngubwo bahamagaye Thomas, bahamagara na Olivia, nawe azanwa na se Vincent, ndetse na George azana umuhungu we Thomas. Barabicaje kuri altare bagiye kubashyingira. Icyari gisigaye ni ugusinya ko bombi bemeye kuba umugore n'umugabo. Ubwo Lily yari yaragezeho ashyigikira Olivia, kuko yabonaga ko nta garuriro umushuti we afite yo kuva ku musore w'indara witwa Robert. Byatumye atangira kurwanya musaza we Thomas, kuko yabonaga adakunda Olivia, abona nawe byose bari mu madiru, yarabikubitiwe. Yahise ahinduka, maze ajya kureba barara muri karitsiye ya Robert ngo baze bajye kurengera Robert, kuko yari yamaze kumenya ko Robert bagiye kumwica. Bagiye gusinya, Thomas yarasinye. Amaze gusinya, Robert yari afite icyuma mu mufuka, bamuziritse utwandoyi, yazirikiye inyuma, ibigabo bibiri by'ibigango bimufashe ari kureba ibiri kuba, areba imbere kuri altari aho bagiye gutwarira umukobwa wamukunze. Ari gutekereza uburyo agiye gupfa ateretse Olivia iwabo, ari gutekereza uburyo agiye gupfa ateretse Emma na Daniel umukobwa wabo, kandi yari amaze iminsi mike yamubonye, hejuru y'imyaka irenga 20 bamubuze. Yahise icyuma yari afite mu mufuka yica
arirukanka. Olivia atarasinya agiye gusinya ngo ibintu byose bitungane, Lily yahise yinjira mu rusengero ari kumwe na za ndara zose za Robert. ubwo Robert nawe yari intere ari kwirukanka, bya bisore byahise bimukubita inkubara ahita yikubita hasi aho Olivia yari ari gusinyira n'amaraso. Babarara barinjiye, inzu barayiterura, bakubita ibintu byose b'intambara. Barebye ibintu biri kuba birabacanga, abasirikare baraza guhoshora intambara biranga. Ubwo ngubwo Colonel George yahise abwira abasirikare bose kurasa abantu. Abasirikare barabyanga kuko Felix yari komanda wabo, yahise ababuza. Kandi Felix yari yabibwiwe na Lily, umukobwa wa George. Agiye kubona Felix ari gusomana na Lily kuko Lily yari yaramaze gukundana na Felix mu buryo George atanazi. Abapolisi bahita baza bafata George, bafata Vincent, bafata abantu bose baraho, n'ababarara bose barabafata uretse Olivia utarafashwe. Robert ari intere nta mutima, ari kuvirana amaraso hose. Olivia yaramuteruye amutwara mu modoka. Olivia yari yamaze kumenya ukuri kose, yari yakubwiwe na Sofia, yari yamaze kumenya ibintu byose. Ubwo Olivia yabonye Robert yabaye intere, aramufata ndatazi icyo akora. Robert ari kuvirirana amaraso, amushyira mu modoka, abwira Robert tugiye kwa muganga. Robert arabyanga, baragenda. Aramubwira ati tugende tujya ahantu bagukuye hamwe nari nakujyanye, tugende abariho njyana kuko numva ngiye gupfa ariho mu nshyingura. Ubwo Olivia yari ari kurira ambwira ati huya ntabwo upfa rwose Robert ntacyo uba. Ubwo Robert aramubwira ati tugende ntabwo nshaka kujyana kwa muganga. Olivia agiye gusohoka, Thomas arabitambika. Olivia yari yabaye nk'umusazi, ikuri kose yakumenye. Yahise akubita imodoka ya Thomas arayigonga. Thomas ahita asigara ari kuvirirana amaraso. Olivia afata imodoka arayitwara arayijyana. Ntabwo yari azi ko Robert ari we wamushimuse, nta n'umuntu wari ubizi, nta nubwo Sofia yari yamubwiye umuntu wafashije, yari yamubwiye Vincent ko yamushimuse gusa, ntabwo yari yigeze amubwira uruhare rwa Robert mu gushimuta Olivia. Ubwo Robert yari kuvirirana, yagiye yereka Olivia aho banyura. Olivia niwe wari utwaye imodoka, baragenda n'ubundi Olivia abona bisanze hamwe Robert yari yamujyanye. Bahageze Robert yacitse intege, yacitse imbaraga, yavuye amaraso menshi. Ubwo ngubwo hari hafi no ku nzu ya Emma ndetse na Daniel, hahandi nyine n'ubundi bari bakuye Olivia. Olivia akura Robert amukurubana mu modoka, amusohora hanze. Robert atangiye kuhamagara ngo Olivia, atangiye kuzamura urutoki ngo amutungire. Robert aba arapfuye. Olivia nta hantu yarazi, nta kintu yarazi, nta kintu na kimwe yari ari kumva yakora. Yarasakuje arasakuza. Ubwo hari nijoro, mu ijoro hafi saa 5 z'ijoro, arasakuza cyane. Ubwo nta muntu wari utuye aho hantu keretse Emma na Daniel bari hafi aho, nabo bari kure yaho. Ubwo Daniel yumvise bantu umwana uri gutaka w'umukobwa, abwira Emma kudasohoka kubera ko ntiyashakaga, bari basigaye ari abasaza, imvi zaratongoye. Daniel yaraje aterura Robert, afata n'umukobwa bananiwe, arabaryamisha, azirika Robert. Ubwo we yari yamumenye nyine, aramuzirika, aramushyiraho ibintu by'ibipfuko byose, aramuryamisha. Abana bararyama, babyutse. Ubwo Robert niwe wabyutse mbere, abona ka Olivia karyamye iruhande rwe. Hejuru hari ifoto ya nyina afite agahinja ariko kanambaye wa mukufi umwe Robert yari yarimye Olivia kuva kera. Uwo mukufi niwo Olivia yari yambaye akiri akana, ariko nta makuru yari abifiteho. Robert mu gitondo yarabyutse, agenda asindagira atazi yari se. Arasohoka agera hanze, abonaho Daniel yari ari kuragira inka. Ambwira ati wabyutse, kuki ubyuka umeze nabi? Genda ujye kuryama wa musore, urameze nabi, urenda gupfa, bite byawe? Ubwo Olivia yarabyutse akangutse, arebye ahora Robert akiri kubitekerezaho. Hahita haza Emma wari umukecuru nyine, arambwira ati wowe mwana we uri mwiza, mbega akana k'agakobwa, uri akana keza, se witwa nde? Ambwira ati nitwa Olivia. Ambwira ati nese ngutegurira ibya mu gitondo. Amwakira neza. Ntabwo yari yarigeze abana b'abakobwa, ntabwo yari umwe nawe yari yaramubuze kuva kera. Olivia yari mu kigero cy'imyaka 21, nyine yumvaga ko rwose Robert yamuzaniye risheri wa Robert. Ntabwo yari azi bijya mbere nawe, kuko nta n'umwe wari uzi ko Robert ari we watwaye umwana wabo akiri uruhinja. Ubwo Olivia yari agitegereje Robert ngo abe muzima, agira ibyo amubaza, nawe nta makuru yari abifiteho. Akiri aho Emma yazanye ibyo kurya,
bya mu gitondo, amuzanira cyayi n'umugati, azana n'imyenda, aramubwira ati rero hari imyenda uze guhindura, iyo myenda hari indi nazanye utwenda uze kuduhindura wumva utuje. Aramwakira. Ubwo Olivia amaze kurya breakfast arebye hejuru y'aho araryamye abona umugore wari ufite akana gato cyane kari mu bintu by'amaswime, ariko abona kambaye agakufi. Abonye agakufi akana kambaye gato k'uruhinja uwo mubyeyi yari afite kera ku ifoto yari imanitse aho muri salo, abona agakufi gasa n'agakufi Robert agiriwe mu rugo Olivia yari yarakunze, ariko Robert akakamwima. Ni agakufi yahoraga amusaba, ariko Robert yarakamwimye, yaranze kukamuha. Abonye bisa yumva mu mutwe birahindutse, yumva ibintu arimo ntabwo abizi. Yibuka ukuntu Sofia yabwiye Robert icyo gihe Robert Olivia amufasha ari kumukura muri iyo ntambara bari barimo, kuko Sofia yaramubwiye ati mujyane umushyire mama we. Sofia nawe ubwo yahise yigendera nyine, nawe bajya kumufunga, ariko Olivia yahise yibuka iryo jambo yumvise abwira Robert ngo umujyane kwa mama we, ahita bihuza n'ukuntu Sofia yamubwiye ko bamushimuse hari atari iwabo, ko Vincent atari se, ko nyina atayigeze aba nyina. Abihuje Olivia nta kabuza yamenye ko aho hantu aho ngaho ariho iwabo, nta kindi kintu atekereje. Abihuje yahise abimenya. Ubwo Robert nawe yari ari gucumbagira ajya ku giti bari barashinzeho umusaraba cyari hafi n'inzu, ariko muri metero nka 30 hafi naho inzu yari iri yo kwa Emma na Daniel. Ari kugenda ahura na Emma ari kuva mu murima, aramubwira ati wakize uri kujya hese? Aramubwira ati ndi kujya hariya nyine ku giti kugira ngo niruhukire, ndumva nshaka akayaga n'akabeho. Aramubwira ati disi nabonye umukobwa mukundana ni mwiza, umva ufite akana keza, ufite agakobwa keza, nagakunze, nakazaniye imyenda ni keza, nagakunze cyane. Ni ukuri rwose Robert ntabwo rwisondetse, uriya mwana ni mwiza, ariko se bakushijije iki? Ni bimwe byawe byo kwiba bakawukubitagura, wazaretse kwiba koko Robert? Ubwo Robert yari ari kureba Emma wari umaze kuba umukecuru, ari kwibaza uburyo yamushyikirije umukobwa we, ari gutekereza uburyo ahiguye umuhigo amaze imyaka hafi 20 yarahize byaranze, ari gutekereza uburyo Emma ahora yibuka umukobwa we, buri mwaka amwibuka nk'uwapfuye. Ibyo byose arabitekereza. Robert yari afite ka gakufi, ahita agahereza Emma, aramubwira ati Emma warihanganye, wararize, warababaye, amarira yabaye menshi, agahinda kabaye kenshi, wabaye mu buzima bw'uburibwe, ariko uyu munsi gutegereza birarangira. Yarakamuhaye. Emma yoberwa ibyo ari kumubwira. Ubwo Robert yahise agenda, yari uri gucumbagira, asiga Emma aho yigira hahandi ku giti cyarebanaga no muri varanderi nyine yo kwa Emma na Daniel. Yicarayo nyine yikubita hasi, yicaraho byataratora akabaraga, maze aho yari yicaye atabasha no guterura ukuguru, arandura wa musaraba bari barashinze uko bashyinguye nyine Olivia, arawurirandura, dore ko bari bataranamwita izina, abo ntabwo bari bamuzi nka Olivia. Emma arebye agakufi, ahita yibuka agakufi umwana we ruhinja yari yambaye umunsi bamushimuta, ahita yibuka agakufi akagurira umwana we w'umukobwa, yibuka ko kari kambaye n'umwana we w'umukobwa. Yibuka amagambo Robert amubwiye ngo gutegereza birarangiye. Yibuka umwana w'umukobwa wicaye mu nzu iwe uri mu kigero cy'imyaka 21. Ubwo Olivia nawe yari yamaze kumenya yuko aho ngaho ariho iwabo, ko uwo mugore ari we nyina, Daniel yari yibereye mu nka, ko uwo nguwo ari we se, ko mbese birangiye abonye nyina yari yarabuze, yari azi ko yapfuye. Ubwo Emma nawe yaratekereje uburyo yongeye kubona n'umwana wamaze imyaka 21 yarabuze, biramurenga. Emma ararira agwa hasi yicaye. Ubwo niko Olivia yasohotse mu nzu ari kurira, ari kuvuga mama. Ubwo amubonye ari kuza aturuka hirya mu nzu, Emma nawe yahise ahaguruka nta kabaraga, agenda yenda kwikubita hasi, ahita yibuka yikubita hasi atsikira ubwo bamutwaraga umwana we bakarinda bamujyana amanzaganya. Ariko icyo gihe ho ntiyaguye, yarirukanze ahamagara ati mwana wanjye, mukobwa wanjye. Ubwo Olivia nawe ari kuvuga ati mama. Ubwo Daniel wari uri kuragira inka hakurya, yumva abantu bari gutaka bavuga, umwe ngo mama, undi nawe ati mukobwa wanjye. Niko kuza yirukanka, niko kubona bahoberanye, bose bahita bahoberana, bararira, bayoberwa icyo bakora, barafatana, banga kurekurana. Ubwo Robert yari yicaye yegamiye cya giti hirya, ari kureba ibintu byose bakoraga kugira bibuke
akana kabo k'uruhinja, ibimenyetso byose, indabo, imbuto, ibintu byose bazanaga byari byarabaye umurundo. Hari hashize imyaka 20 babuze umwana wabo, ubwo bari babonye umwana wabo ku yindi nshuro badapfuye. Ubwo Olivia nawe yari abonye mama we, yari abonye papa we wa nyawe, yari yamaze kumenya iby'ukuri, yari yamaze kumenya ikintu cyose, ubuzima bwari kubona ari nko kurota. Ubwo barahoberana, kurana biranga, imbaraga barazibura. Mbese nawe urabyumva ukuntu ibintu byari bimeze. Robert nawe niko yari yicaye apfukapfutse ahantu hose, bamukubise, bari bamugize intere, ari kuseka ariko ari n'amarira agwa. Niko gufata wa musaraba awujugunya mu bigori byari hirya, ariko nyine amarira ari gushoka ku matama ye. Ubwo Olivia nawe ariko arira, batembye bicaye hasi, imbaraga bazibuze. Daniel nawe afashe bombi avuga ati mukobwa wanjye, ndongeye ndakubona mukobwa wanjye. Ubwo Emma we yari ari kurira, amarira yashotse, ibintu byose ari amarira y'ibyishimo. Yagombaga gusubiza ibibazo n'agahinda bimaze mu mitima y'umubyeyi witwa Emma ndetse na Daniel. Bari barabuze uruhinja rwabo rugifite icyumweru n'igice, ndetse amarira y'ibyishimo ashoka ku matama ya Robert asubiza agahinda n'umubabaro no kwicuza ndetse no kwicira urubanza. Yari amaranye hafi imyaka 20 nawe yicuza impamvu yibye umwana w'abandi akiri uruhinja. Ibyo byose byari ibyishimo bigomba gusubiza ku gahinda yamaranye iyo myaka yose, kuko yari yongeye guhuza umuryango wari waraburanye kandi umuryango uhari. Ibyishimo rero byarabatashye. Ubwo byarangiye Olivia ndetse na Robert bahise bakora ubukwe, babana nk'umugore n'umugabo, maze barabyara, baha Emma na Daniel umwuzukuru. Daniel na Emma bari bamaze gusaza. Ubwo ngubwo nuko inkuru yarangiye. Ubwo Emma ndetse na Daniel, Robert na Olivia baribanira nk'umugore n'umugabo. Ubwo ngubu nuko bimeze, ariko ujye umenya ko ntaho kure Imana itagukura. Ujye umenya ko ibihe byose, amayobera, amabanga, ubuzima bwawe bubamo iteka ibisubizo byabo biboneka utarapfa. Icyambere ni ukwizera, ukaba nka Emma nyine yari yarizeye ko umwana wazongera kumubona, ariko yari yamaze kubyibagirwa. Nahanga rero dusoreje inkuru yacu, yabaye ndende, yagize ibice 3, ariko umuntu twihanganira. Ubwo nyine nuko byagenze. Mwarakoze cyane kumurikira no gukurikira iyi nkuru, kandi wo yigishije, wo yakoze ku mutima wese ndamushimiye. Kanda like, ukande comment, ukande subscribe, ukande na share, maze tujye tubana ngaha. Nge nitwa Tiyunsanze, ndagushimiye cyane. I love you. Ciao ciao. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media. Nge nitwa Tiyunsanze. Ciao ciao, nakagaruka.